Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo icyanyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga by'umwihariko twandikira kuri 0789 935 16 26 tugafasha kwiga mu gihe gitoya. Ukeneye kode cyangwa ugiramutse ukosoye kino kizamu ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, nawe ukoresha nimero tukagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize mwa bino bizami byakozwe iba ari ubuntu. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere, wakora iki? Ugeze ahantu habereye impanuka, ni wowe wa mbere uhageze, ese wakora iki? Ese wabyitwara mute? Urabona ko kwa ino shusho dufite, urabona ko zano modoka zagonganye gutya bikamera gutya, ntabwo haburamo inkomere. None uhageze bwa mbere, wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyo ukuri kimwe cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Iravuga ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga. Ugafata inkomere ukazikura mu kinyabiziga ukazishyira hanze. Mbega ngo kubaha icyo kunywa, ukaba wabaha nk'amazi cyangwa ukabaha ji. Seka ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, cyangwa ukamenyesha impanuka ukanahamagara ubutabazi. Naho D ikaba nta gisozo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nicyo baba bashatse kuvuga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uritegereza neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ukaba wamenyesha impanuka ababishinzwe, ugahamagara nk'abapolisi cyangwa ugahamagara n'imbangukiragutabara cyangwa ubutabazi. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo C. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri waramaze kucyandika ku gapapuro. Bibutsa ko impamvu dukosora ibizami biba byakozwe, ibibazo biragaruka. Ushobora kugera mu kizami cyawe uzakora kubona ibibazo 5 byagarutse, kubona ibibazo 7 byagarutse byo mwa kino kizami kimwe wakoze. Rero kugira ukore rimwe ugira amanota ashimishije kandi bitakugoye, ikizami cyose gikozwe uragikosora. Rero kugira ujye uhita ubibonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi. Naba nkigishyiraho, naba postinze ikintu, murabizi ngenda postinga biriya bintu bikunda kugaruka, ikibazo kiri gukunda kubazwa nkunda kugipostinga. Mujye murareba biriya bintu mba napostinze kugira uhita ubibonera ku gihe. Rero nabyo ukanda subscribe. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho gute? Cyari kiri kugenda gahoro, barakidepashe mu zindi ndimi z'amahanga. Ahari bavuze ngo tugomba kugabanya umuvuduko, ugahita ugabanya umuvuduko ntugereke nawe. Mbega ngo tugomba kongera umuvuduko cyangwa ukongera umuvuduko kugira ngo ataguhitaho. Sega ngo tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, ukawongera ariko n'ubwitonzi. D ikaba nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ndamutse ndi gukosora gutya ukumva agiye kuvuga igisubizo cy'ukuri ariko utari wamara kugihitamo, uba waba uhagaritse ino video kugira ngo uzihitemo igisubizo cy'ukuri, umenye neza ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira no mu kizame iyo uba wakoze kwa kino kizami cyakozwe uyu munsi. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni tugomba kugabanya umuvuduko. Abantu twigana cyangwa bari basanzwe bakosora ibizami biba byakozwe, narababwiye ngo iyo ubonye ikibazo bakiguhaye ukabona harimo ijambo kugabanya umuvuduko, akenshi icyo gisubizo kiba ari icyanyacyo. Ntabwo ari 100% ngo ni icyanyacyo, ariko 90% gikunda kuba ari igisubizo cy'ukuri. Rero nawe niba ushaka kujya umenya n'utundi tuntu tw'uducenga bashobora gushyiramo kugira ngo babe bakujishisha ku kibazo, murabizi ibibazo bagarura ni bino, ariko bashobora guhinduraho utuntu runaka kugira ngo
ube wabyitiranya cyangwa barebe ko wize koko. Rero ukanda subscribe kugira ngo ibyo byose ujye uhita ubimenyera ku gihe. Urabizi ngenda mbashyiraho n'amasomo abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Hatangiye kwijima utwaye ikinyabiziga, ese kuki uba ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Hano iyo bari kuvuga bari kuvuga ku muyobozi w'ikinyabiziga, ntabwo bari kuvuga ku mugenzi usanzwe cyangwa umunyamaguru. Iravuga ngo kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. Mbega ngo kugira ngo abandi biborohere kukubona. Seka ngo kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Naho deka ngo kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baguhaye? Tegereze neza rero umbwire impamvu ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Abandi bande? Abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa abandi bari gukoresha umuhanda, n'abanyamaguru cyangwa n'abandi bose bari gukoresha umuhanda kugira ngo biborohere kukubona. Ndakeka ko mujya mubibona iyo butangiye kwijima cyangwa hatangiye kwira ubona ibinyabiziga byacanye amatara, bari kugira ngo abandi bari gukoresha umuhanda biborohere kukubona. Ikibazo cya kane kikabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, imbere yawe hari umuyobozi w'igare, murabizi igare ntabwo rigira moteri. Ese ni gute wamunyuraho? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho. Wamugeraho waba utangiye kumudepasa mu zindi ndimi z'amahanga ukavuza ihoni. Mbega ngo kumunyuraho umwegereye cyangwa ukamunyuraho wamusatiriye. Seka ngo gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho cyangwa se ugasiga umwanya uhagije igihe uri kumunyuraho. Naho deka ngo kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ndakeka ko kino gisubizo cyumvikana. Niba ugiye kunyura ku munyegare, murabizi igare nta moteri rigira, ni nayo mpamvu baba barayikoreye akayira ku muhanda kugira ngo batajya mu muhanda mo hagati. Nicyo kibazo bigomba kukibaza, kubera iki moto iyo iba idafite inzira yayo mu muhanda, nuko yo iba ifite moteri, iba yagendana n'ibindi binyabiziga bikoresha moteri, ariko igare riba rifite ahaho habugenewe. Rero mu gihe ugiye kuridepasa uba ugomba gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho uwo munyegare. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka, hari igihe kigera bakayazimwa. Mu bihe bihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, seka ngo iyo ari mu nsisiro. Naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Kubera iki? Kubera ko ari amatara maremare y'ikinyabiziga aba agomba kuyazimya, kubera ko aramutse ayacanye ashobora guhumisha undi muyobozi uri kuza akunyuraho. Aba atari kureba aho agana, akaba yakugonga cyangwa akaba yaguteza ibyago cyangwa nawe ukamuteza ibyago. Niyo mpamvu mu gihe ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku papuro. Niba utari wagikoze, ndakeka ko nikigaruka mu kizame kitazakunanira. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe kiretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Iravuga ngo itara ndangamubyimba. Mbega ngo itara ryerekana icyerekezo. Seka ngo itara ndangaburumbarare. Naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu
twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Uri kure ntiwaza ngo twigane mu ishuri kandi ushaka kwiga amategeko y'umuhanda. Aho waba uri hose mu gihugu duha amasaha ubonekaho ku munsi. Ayo masaha iyo ageze turaboneka natwe tukakwigisha, tukaguha imyitozo ihagije kuri iryo somo ry'uwo munsi. Ahasigaye wazajya gukora ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa mudahamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Noneho ukeneye kwiga computer cyane cyane uri mu mujyi wa Kigali, tugusanga naho uri tukaza tukakwigisha, wazagerwaho mu kizame cyawe computer nizakubere imbogamizi. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare tubibafashemo. Ukeneye kwiga ikinyabiziga kategori yariyo yose naho uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara tukakwigisha mu gihe cy'ukwezi kumwe, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyiza cyacu uramutse ugiye gukora wenda bitewe n'agakosa wakoze, murabizi hari igihe ujya gukora nk'ikizame ugatsindwa ugiye gukorera kategori runaka ariko amakosa ari utuntu wenda utamenye. Rero twe tukwigisha tugendeye ku makosa abandi bajya bakora. Urugero, hari nk'igihe ugiye mu kinyabiziga ugiye gutwara, ahasigaye ukibagirwa kubwira umuntu uri gukoresha ikizame kwambara umukandara, bagahita bakubwira okay uratsinzwe. Urumva nkaho uratsinzwe ariko ntabwo ari uko utaruza amasomo. Rero utwo tuntu twose tuba twaratukubwiyeho kugira ngo nugerwaho uzatsinde kandi ukore rimwe. Rero hano ndakeka ko mwamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A niyo itara ndangamubyimba, B niyo itara ryerekana icyerekezo, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo itara ndangaburumbarare. Ese wari wamaze guhitamo iso cy'ukuri? Ese wari wamaze kucyandika ku papuro? Ikinyabiziga rero ntikiba gishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe, keretse ku byerekeye amatara ariyo amatara ndangamubyimba, amatara yerekana icyerekezo nk'ibinyoteri, ndetse na C amatara ndangaburumbarare. Hano rero igisubizo cy'ukuri cyari D, ibisubizo byose nibyo. A niyo, B niyo, ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Ese biharirwa abanyamaguru mu bihe bihe? A iravuga ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B ngo iyo batatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C ikavuga ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Naho D ngo ibisubizo byose ni ukuri. B iravuga ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Ndakeka ko rero hano bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Ese turatuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bihe? Ndakeka ko bamaze kugihitamo rero, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Murabizi hari ibimenyetso cyangwa amategeko yihariye aba yerekanwa n'ibimenyetso. Ibyo bimenyetso bishobora kuba ibyapa cyangwa bikaba n'ibimenyetso wenda bimurika, cyangwa bikaba ari ibikoresho ngarurarumuri bashyizeho kugira ngo berekane amategeko agenga aho hantu ugeze. Rero iyo hatari ayo mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, turatuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru. Ndakeka ko bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Ndakeka ko nikigaruka niba utari ukikoze kitazakunanira. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira hehe? A iravuga ngo mu nsisiro gusa. B ngo hegereye inyamaswa zikurura. C ngo hafi y'amatungo. D nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ziramburira zikoreshwa kugira bereke umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, kuko ntago haba ari mu nsisiro gusa. Rero nta nubwo haba ari ahegera inyamaswa zikurura gusa, nta nubwo ari hafi y'amatungo gusa. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Zikoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose kugira bemereke umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kibayemo.
Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Aravuga ngo ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. Mbega ngo gisate cy'inyuma ku kinyabiziga, seka ngo hegere inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa hehe? Mwa hano baduhaye kuri A, kuri B, kuri C, ese na D aba ariyo, A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, ndetse na C ikaba ariyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ushobora kugira ikibazo uri gukosora kino kizame, uranyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 16 26 nkagusobanurira serivisi aba ari ubuntu yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame cyangwa mu bizame biba byarakozwe mbere. Hano rero cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira. Tungahe? A iravuga ngo 2, B ngo 3, C ngo 1, D ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ese wari wajya mu modoka nk'imvura igiye kugwa ukabona utuntu turi kugenda duhanagura birahuri by'imbere? Tura rero nitwo bita uduhanagura birahuri. None nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira tungahe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, 1. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri 1, nibura kikaba gifite 1. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende, muri ibi byapa bikurikira ni iki wakwitondera? Itegereze neza n'ibyapa dufite. A uri kuyibona ni icyapa kiburira gifite ishusho ya mpande eshatu. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa ni gutyo uri kubona icyapa kimeze. Ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Gifite ishusho rero ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Tegereze neza kuri B, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, birimo akantu kameze nk'ikoni rireba ibumoso ariko hacishemo umurongo w'umutuku. Tegereze neza icyapa cyo kuri C ukuntu kimeze, ni ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Urebe na kino cyapa cyo kuri D, ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ubururu ndetse n'ibirango bikoze agasaraba. Ubuso bucishijemo imirongo 2 ikoze akantu kameze nk'agakubo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ese ugiye kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende mwa bino byapa 4 ni ikihe wakwitondera? Ese ni icyapa A, ese ni icyapa B, ese ni icyapa C cyangwa se ni icyapa D? Bibutsa ko muri bwa buryo bwo kubategura amasomo abafasha kumva neza bino bizame biba byabajijwe, nabashyiriyeho isomo ry'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayireba, subira kuri YouTube channel yacu irebe kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa cyere kujya kikunanira. Ndakeka ko muno wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ni iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba kwitondera kino cyapa cya C. Ndakeka ko rero waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro, kuko A irakubwira ngo ni umuyaga w'intambike, ugiye kugira ahantu hari umuyaga w'intambike. B ikakubwira ngo birabujijwe kuba wakata ibumoso, naho D ikavuga ngo kuhagarara umwanya munini n'umuto ntibyemewe. Niyo mpamvu hano izo cy'ukuri ari C, nicyo kikubwiye ugomba kwitondera mwa biriya byapa iyo ugiye kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende. Hano ikibazo cya 12 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe ubundi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda iyo irimo ntabwo wemerewe kuyirenga, ariko uba ushobora kuyirenga mu bihe runaka, ariko ubundi biba bibujijwe. Waba ucagaguye waba udacagaguye ubujijwe kuwurenga, ariko waba urenga ucagaguye, udacagaguyeho ntabwo wemerewe kuwurenga mu bihe byari byo byose. Naho udacagaguye ntabwo ugomba kuwurenga mu bihe byose, ariko ucagaguye ushobora kuwurenga mu bihe runaka, ariko naho ubundi biba bibujijwe kuwurenga, ariko wawurenga mu bihe runaka. Mu bihe bihe A iravuga ngo mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga ngo kudepasa. Mbega nko gukatira ibumoso cyangwa ugiye gukatira ibumoso. C nko guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, cyangwa shaka guhindura cyangwa shaka kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Naho D ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo ndetse na C ikaba ari igisubizo
cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ese uriya murongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu bihe bihe? Ndakeka ko wamaze guhita igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Murabizi iyo tugeze kuri uriya murongo wera urombereje hagati mu muhanda, kunyuranaho ku kindi kinyabiziga ukakinyuraho biba byemewe, kukidepasa ukakiva inyuma wenda kiri kugenda gahoro, ukaba ugeze kuri uriya murongo uba wemerewe kuba wadepasa, mbega ngo gukatira ibumoso cyangwa kuwurenga ugiye gukatira ibumoso. D nayo iravuga guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, cyangwa ushaka guhita usubira inyuma, hari akantu wari wibagiwe kuba wahita ukata ugasubira inyuma, nabwo ubu byemerewe. Niyo mpamvu hari ibisubizo byose nibyo. Iyo ugeze kuri uriya murongo wera urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye, rero A, B, C byose biba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, ndakeka ko igisubizo cy'ukuri waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari A. Iravuga ngo inzira y'abanyamaguru, B iravuga ngo gahanda k'amagare. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri inzira y'abanyamaguru, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri agahanda k'amagare, naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Murabizi amagare kubera atagira moteri akenshi agomba kuba afite agahanda kayo aho agomba guca. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Kunyuranaho ni iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ari kugenda gahoro akuri imbere, ndakeka ko mujya mubibona mu zindi ndimi ni ukudepasa. Akuri imbere ari kugenda gahoro, aguha ikimenyetso wenda cy'uko wamunyuraho nta kibazo, ukava inyuma yo ukajya imbere ye. Ese bikorerwa he? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyanyacyo ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, mbega ngo igihe cyose ni ibumoso, sega ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo mu ruhande rw'iburyo gusa, B ikaba atariyo igihe cyose ni ibumoso, ndetse na D na C ikaba atariyo iburyo iyo unyura ku nyamaswa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Kandi kunyuranaho twari tuzi ko bikorerwa ibumoso, kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko impamvu itabaye igisubizo cy'ukuri mu ruhande rw'iburyo waba uri kugwa muri za ruhurura cyangwa muri za rigore, naho B igihe cyose ni ibumoso, buriya kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kunyuranaho hari igihe ushobora gukoresha uruhande rw'ibumoso bitewe n'igihe, ushobora gukoresha n'uruhande rw'iburyo bitewe n'icyerekezo uri kuganamo. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Inzira muri gucamo cyangwa umuhanda muri gucamo ni mutoya, kunyuranaho bishobora guteza inkomyi, rero abagenzi bategetswe iki? Hano umugenzi bari kuvuga ntabwo ari kuvuga mwebwe bw'abanyamaguru, bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Nawe uri kwiga no gutwara ikinyabiziga, hano ni umugenzi bari kuvuga, ni wowe uzaba utwaye ikinyabiziga. Rero mutegetswe iki? Mugeze ahantu hari umuhanda mutoya, kunyuranaho mwanyuranaho ariko bigateza inkomyi, imodoka zikaba zagongana. Rero muba hari icyo mutegetswe kugira ngo wenda aho hantu hatoya muhace. Aravuga ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, mugahita mukoresha inzira z'abanyamaguru muri kunyuranaho. Mbega ngo guhagarara aho bageze cyangwa mugahagarara aho mugeze. Sega ngo koroherana, D ikaba ngo gukuraho inkomyi.
Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari igihe ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga ntabwo buhagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi. Ese muri abagenzi cyangwa muri abayobozi b'ibinyabiziga mutegetswe iki? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se koroherana. Impamvu muba mugomba koroherana ndakeka ko mujya mubibona, mwabona nk'imodoka zigeze ahantu hafunganye ku buryo zitabisikana, ukabona nk'imwe ibaye isubiye inyuma, umwe aratambutse ahasigaye n'undi agakurikiraho. Hari ikintu muba mukoze ikintu cyitwa koroherana. Impamvu A itaba yo kunyura mu nzira z'abanyamaguru, kunyura mu nzira z'abanyamaguru nta na rimwe biba byemewe. Muri kuhaca se bo bace, ntabwo biba byemewe rero. B guhagarara aho bageze naho urumva ntabwo bishoboka, ntabwo wahagarara aho ugeze ngo uhagume mpaka. Rero na D ntabwo yaba ari igisubizo cy'ukuri gukuraho inkomyi, kuko gukuraho inkomyi bari kuvuga ni nk'uko mwava mu binyabiziga mugahita mushaka amasuka, mugashaka ibitiyo, mugaza mugasiza umuhanda, mukawongera nyine mugakuraho iyo nkomyi y'uko umuhanda ari muto, mwamara kuwugira munini mukabona kubisikana. Urumva nabyo ntabwo bibaho. Niyo mpamvu ni igisubizo cy'ukuri ari se koroherana. Nicyo kintu muba mugomba gukora mu gihe ubugari bw'inzira nyabagendwa budahagije kugira ngo munyuraneho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kibabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza, icyapa dufite gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki? Iravuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. Beka ngo umuhanda udakomeza. Seka ngo ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso, naho deka ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Bibutsa ko namaze kubakorera video yo ku byapa. Niba utari wayibona subire kuri YouTube channel uyirebe kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Umuntu warebye iyo video neza ndakeka ko kino kibazo ugiye guhita ugikora. Ese kino cyapa gisobanura iki? Kugira umenye icyo icyapa gisobanura uramanza ukamenya ese kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Buriya iyo uzi itsinda kibarizwamo biba byoroshye kuba wamenya ubusobanuro bwacyo. Hano wabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Tegereza neza kino cyapa urebe ukuntu umuhanda wari uzamutse, hashamikiraho kandi ibumoso, ariko uri kubona kuko gafite iherezo, uri kubona ko kagarukiye mu bururu. Rero niyo mpamvu kino cyapa gisobanura ngo umuhanda udakomeza. Bagishyiraho mu gihe kimeze gite? Bagishyiraho nk'iyo uri umuyobozi w'ikinyabiziga hari indi mihanda ishobora kwishamikiye ku nzira nyabagendwa uri kugendamo ariko idakomeza. Rero bakagishyiraho kugira ngo utibwira ko ishobora kuba inzira y'ubusamo, ukaba wayikurikira wagera imbere ukabura inzira, asigaye kongera ugakata ukagaruka. Murabizi ibi byapa n'ibindi bimenyetso byose bimurika bishyirwaho kugira ngo bimenyeshe umuntu utwaye ikinyabiziga cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga ko hari ibyago, ndetse binamworohereze mu gihe atwaye ikinyabiziga. Kuba watwaye wibeshye ko ari umuhanda wa nyawo, wagera imbere umaze gukora urugendo rw'iminota 10 ugahita ubona umuhanda ntabwo ukomeza, ukongera ugakata ukagaruka. Ndakeka ko niyo mpamvu bashyiraho bino byapa. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Wakoze impanuka bakugizeho, ese ni ikihe cyangombwa polisi ishobora guhita ikubaza kucyerekana? Hano hari ibyangombwa baduhaye, urareba icyanyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A iravuga ngo icyemezo cyiyandikwa ry'ikinyabiziga. B ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C ngo uruhushya rw'agateganyo, naho D ngo imikorere y'ikinyabiziga. Hano babona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Impamvu ariko bakubaza no kubera iki? Ushaka gukora impanuka, nyine ni impanuka, ariko hari impanuka ukora ari we wabyiteye bitewe nuko nta ruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga ufite, ugasanga rero uratwaye ukoze impanuka kubera ko utaruzi gutwara ikinyabiziga. Murabizi ntabwo wavuga ngo ndabizi cyane ngo ariko ngo nta cyangombwa mfite. Ikintu kiba kigomba kugaragaza ko uzi gutwara ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ni nabwo uba wemerewe kuba wagenda mu nzira nyabagendwa ugatwara ikinyabiziga. Niyo mpamvu iyo wakoze impanuka bamaze bakakikwaka
iki cyangombwa uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, kugira ngo bavuge ese uno muntu nubwo yakoze impanuka koko yari impanuka cyangwa yayikoze kubera ko atari azi gutwara. Hano rero ikibazo cy'ukuri ni B. Ndakeka ko mwumvishe ibya wa mukobwa wacu wagonze kubera ko nta byangombwa yari afite. Buriya bamubajije kino cyangombwa cy'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, akibuze bahita bavuga ko atazi gutwara, ariyo mpamvu yakoze impanuka. Ndakeka ko mwabyumvishe kundusha. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese ni ryari? Ese bibaho? Iravuga ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Mbega ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ni ryari ushobora kwakiriza rimwe amatara yose ndangacyerekezo? Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A yavugaga ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, B ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, gishobora kuba cyacitse feri cyangwa cyagize ibindi byago gishobora guteza abandi bari gukoresha umuhanda, rero ugahita wakiriza rimwe amatara yose ndangacyerekezo. Ndakeka ko waramaze guhitamo C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? Ese ni icyo bagomba gukora? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo hagarara utegereze amabwiriza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C ikavuga ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisoho cy'ukuri cyandika ku papuro. C ngo kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. Naho D ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uri kugenda uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ubonye icyapa kiburira cya mpande eshatu kiri mu muhanda, ese wabyitwaramo ute? Ese wakora iki? Ese hano isoho cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano isoho cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kugabanya umuvuduko ndetse ugateganya icyago kiri imbere yawe. Hano bavuze ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago. Ubundi kiriya cyapa bakunda kugishyiraho nk'umuntu yari atwaye ikinyabiziga kiramupfana. Ni imodoka ntiyayiterura ngo ayikure mu muhanda ayishyire ayivanemo, ahubwo ahita ashyiraho kino cyapa cya mpande eshatu kiburira, kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga nakibona ahita amenya ko agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ndakeka ko waramaze guhitamo B. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Kandi nari nawe babwiye mbere, nabwiye ko iyo baguhaye ibisubizo bine ukabona bashyizemo icyo kugabanya umuvuduko, ntabwo ari 100% kiba ari igisubizo cy'ukuri, ariko 90% gikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko waramaze guhitamo B. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi cyabazaga ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Murabizi amatungo hari igihe ajya mu muhanda bayajyanye mu soko, cyangwa hari isoko ry'amatungo bajyanamo amatungo bikaba ngombwa ko bambukiranya umuhanda. Urumva ko hari igihe azaza mu muhanda. Rero ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Iravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Seka ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Naho deka ngo kuvuza ihoni unyuraho witonze. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari icy'uri umuyobozi w'ikinyabiziga huye n'amatungo mu nzira nyabagendwa mu muhanda, wakora iki? Wabyitwara mute? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, nabwo ukoresha iyo nimero ahasigaye ukaduhamagara tukakwigisha mu gihe gitoya. Uduha amasaha ubonekaho ku munsi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga computer cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali, uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0788
9-3-5-16-26, tukaba twanagusanga aho ukorera cyangwa tukagusanga iwawe tukakwigisha, tukakunyuramo n'amategeko y'umuhanda igihe iyo twaje kukwigisha computer wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Twigishiriza iwawe cyangwa ku kazi cyangwa tukakubwira aho dukorera ukaza tukakwigisha. Cyane cyane abari mu mujyi wa Kigali bikunda gukunda kuko niho dukorera. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika kwa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni mbe umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Murabizi amatungo nta bwenge agira, umuyobozi w'ikinyabiziga rero niwe ugomba gufata iya mbere akagabanya umuvuduko akareka zikamaza zigatambuka. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment. Ukeneye kugira ngo ikizami cyose gikozwe ujye tukibonera ku gihe ukanda subscribe. Ikindi genda mashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizame byabajijwe nayo kugira ujye tuyabonera ku gihe. Mukunde kureba biriya bintu ndi kuba naposteze kiriya kibazo kiri ko ari ikibazo cyakunze kubazwa cyane, mu gikosore kugira ngo nujya mu kizame cyawe ntibikunanire. Amahirwe masa ku bantu bari gukora. Ikindi ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha. Wonye hari umuntu ushaka kwiga amategeko y'umuhanda umuha link akaza tukigana. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza.